ikintu nabonyemo ubutunzi bwa mbere ni abantu cyane cyane nkatwe tuba duca imbere y'abantu cyane. Ubutunzi bwa mbere ni abantu, uburyo witwara, uburyo nyine witwara muri sosiyete. Ubutunzi bwa mbere ni abantu. Nasanze ko mu gihe uriho ca bugufi kuko ntuzi ejo n'ejo bundi ikizabaho, kandi nta bidashira. Ibidashira ndi kuvuga ni ibibi cyangwa ibyiza. Yego. Uyu munsi ushobora kuba utunze, Yego. ntuzumve ko aho hantu uri hari uwabanjije, hari n'uzagusimbura. Rero igira ubumuntu, ntushimishe bose. N'ubumuntu nyine ntushimishe bose. Yego. Ubwo bose ndi kuvuga nyine gukora ibigezweho, kwemezanya n'iki, ahubwo ubereho bose. Ndagushimiye kuba ubashije kuza ahangaha. Ni kuri Patrick the Motivator. Tuvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bidufasha kwiga ndetse no guhugukirwa byinshi bigiye bitandukanye muri ubu buzima. Tugutera courage. Niba uri mu kazi, twadukuraje ukeneye two kugira ngo ukomeze ukore n'ibyo ngibyo dukora. Uyu munsi video ugiye kubona niyo twabageneye. Ndagushimiye cyane kuba kandi wabashije kuhagera. Ntugende kandi subscribe. Reka ngureke ubanze urebe ino video, ubundi turaza guhura mu nyuma. Yego. Sibyo? Impamvu nahemukiwe n'abantu nkumva abantu ni babi, sibyo? Nuko nari narabahaye icyizere cyanjye, umutima wanjye nkumva ko nyine abo bantu ni inshuti zindahemuka. Yego. Sibyo? Yego. Nkagira icyo cyizere. Ariko ubu ngubu namenye ko kugira abantu nibwo butunzi. Iyo wagize ibibazo nibo bantu baza kugutabara. Iyo wishimye nibo bantu bagukomera ayo mashyi. Sibyo? Ariko nugira inshuti jya wisigariza umwanya wawe. Ubwo si uburyarya? Oya, ntabwo ari uburyarya. Dusobanurire. Nyine umubone nk'umuntu, sibyo? Ushobora gukosa, ushobora guhemuka. Yego. Sibyo? Nibinaba ntubitindeho cyane. Ariko kumva ko umuntu nyine ni wowe nawe yaguhemukiye, nyine ni handi utushira mu gatebo kamwe. Kandi nanone nabyo si byiza, sibyo? Ugomba kumva ko abantu nyine ari beza. Niba warahemukiwe n'umuntu umwe, ntufate abantu bose ngo ubashyire hamwe, nyine uvugire muri rusange. Niba warahemukiwe n'umuhungu ngo uvuge ngo abagabo bose ni babi. Niba warahemukiwe n'umukobwa uvuge ngo abadamu bose cyangwa abakobwa bose ni babi. Hoya, umuntu arivukira, ashobora guhemuka, ariko ushobora no guhura. None se ubu nk'abantu bitanze kuri Mama Nick, cyangwa se nk'inshuti zanjye zitanze kubera ko zinzi, ntabwo ari abantu tuvugana buri munsi. Yego. Ariko ndicara nkavuga ngo mfite abantu mfite nyine inshuti. Kandi buriya nanone guhorana si byiza. Guhorana? Hariya gukurura. Kururu. Hari ivamo ibintu bibi. Ibyiza ntabwo abantu babivuga, ariko ibibi nibyo bita nyine bisakuza. Nyine urumva umwanzi wawe ntabwo wakwicara yusengera abanzi bawe kurama kugira ngo bahinduke. Turemeranwa ko hari umuntu ushobora kuba umwanzi wawe igihe kikazagera mu nyine mukarangiza bitewe n'ibyo mupfa. Ariko nanone so rero abanzi bawe, iyo buri abanzi, iyo ufite abanzi mu buzima bwawe, inshuti yanjye urushaho gukora. Iyo ufite abantu bakureba bahora baguteza amaso, urushaho gukora. Ariko iyo ufite abantu bahora bagufana n'iki, baba bakubeshya. Gera ukaba igihwinini cyane. Akaba ari ikintu gihindukiye. Uvuza induru bagakoma amashyi. Yego sha. Wasara bagakoma amashyi. Rero icyo gihe nta nubwo wikebura. Ngambwira ukuntu wakifuriza umwanzi wawe gutera imbere. Hari nk'umuntu uba warabaye mu buzima bwawe, warigeze kumugira nk'inshuti, mwarigeze nyine kubaho inshuti. Yego. Uwo muntu rero byambabaza muye nawe ari gusabiriza, byambabaza pe. Kabone naho hari byo mutumvikanyeho cyane, ariko byambabaza. Ariko duhuye ari muri parking nanjye nyirimo, ndavuga ati Mana, sureba. Cyo gihe nari ubwo bitindaho, ariko iyo ubonye umuntu yarasubiye inyuma, ufite ubumuntu nyine, uravuga ko Imana ari igitangaza. Uravuga buse ko kuri muntu kumushatse no gusubira inyuma ngo umubaze ko byagenze, nyine ukumva ugize impuhwe. Ariko yameze neza nawe urakomeza nyine.
isomo rya mbere nakuyemo buriya iyo uri gukora ibyiza Imana ibikureba n'abantu baba nyine uba uri kubikorera abantu muri rusange Yego. uretse wowe ku giti cyawe. Ikintu nabonyemo ubutunzi bwa mbere ni abantu cyane cyane nkatwe tuba duca imbere y'abantu cyane. Ubutunzi bwa mbere ni abantu, uburyo witwara, uburyo nyine witwara muri sosiyete. Ubutunzi bwa mbere ni abantu. Nasanze ko mu gihe uriho ca bugufi kuko ntuzi ejo n'ejo bundi ikizabaho kandi nta bidashira. Ibidashira ndi kuvuga ni ibibi cyangwa ibyiza. Yego. Uyu munsi ushobora kuba utunze, Yego. ntuzumve ko aho hantu uri hari uwabanjije hari n'uzagusimbura. Rero igira ubumuntu, ntushimishe bose. N'ubumuntu nyine ntushimishe bose. Yego. Ubwo bose ndi kuvuga nyine gukora ibigezweho, Yego. kwemezanya n'iki, Yego, yego. ahubwo ubereho bose. Ku kantu wagasubiyemo Sebastien gatunga kumva neza. Ntushimishe bose, ubereho bose. Waberaho bose ute? Kuberaho bose ni ugukora ibintu biri mu nyungu z'abakozi n'abatakozi. Ni kubyumva? Gusa ni nk'ibiki ukora kuko biri mu nyungu z'abantu bose. Bibaho ko bavuga ko umuntu yikunda. Ko buri wese ahirinda ye. Reka nkubwire buriya no kwikunda ni ukuberaho bose. Yes. Kubera ko iyo wikunze ukitaho ukagira imirongo ntarenga, sibyo? Abakubonye bifuza kumera nkawe. Hari n'abo udasaba cyane. Abakubyaye baterwa ishema n'uwo wabaturutseho. Igihugu, abo mukorana, donc ububereyeho bose. So rero kuberaho bose no kugira ubumuntu. Hari ukuba umuntu ariko ntugire ubumuntu. Yego. Rero umuntu utagira ubumuntu ni wa muntu utagira ubwoba. Iyo nzaba abantu bose niba yifuza. None se reka nkubaze. Abakobwa b'ibikara si beza? Abenshi nuvuge. Oya. Ngo abenshi bakunda kuba inzobe. Abakobwa b'ibikara si beza? Kuko ntawe ndabona w'inzobe yifuje kuba igikara. Nuko buriya ntabwo urasanga. Ntawe ndabona wikaraje ariko abitukuje narababonye. None ikikwereka ko rero igikara gihenze. Ntabwo ushobora kukifuza ngo ukibone. Wakuna. None? Nese ukifuje wakibona, wenda avuga ko ntawe upfa kukifuza. Wakibona ute? Wakibona ute? Byihorere. Shabura bigikara wa mubyeyi byihorere. Iminsi yo kugira igikarara. Oya, ni byiza ko nyine abantu tugomba kuvugisha ukuri. Yego. Kugira ngo abana batoya cyane cyane b'abakobwa babyiruka, iyo wikunze Irene, iyo wikunze no kuri kw'Imana uraryoha. Umuntu wese arakureba akabona uri mwiza. So rero guhora twumva ko inzobe bishiraho pressure abana. Umwana agakura ari igikara cyiza, ari mwiza. Yego. Ariko akitukuza. Noneho hari urabona Nyagasani niba yarakugize umwirabura, nuko ari byo bikubereye, ari byo bigukwiriye. Rero ugiye guhindura shabiba bipe bisa nabi. Ndagushimiye. Ngira ngo umaze kubona byinshi bigiye bitandukanye. Umaze kwiga, niba umaze kwiga ugakarayike wagakanze nta kibazo. Icyo ngusaba rero, kora sharing inshuti zawe nazo zibashe kumenya iki kintu cyangwa se zibashe kumenya Patrick the Motivator. Patrick the Motivator nk'uko nabikubwiye tubafasha guhugukirwa ndetse no kuba twabasha gukomera mu bintu bigiye bitandukanye cyangwa se no kugira courage muri ubu buzima, kuko mubizi ko ni ibintu biba bigoye cyane. Dushyigikirane rero, duterane imbaraga, ukora subscribe. Ndagushimiye cyane, naho ubutaha ubwo ngubwo ndakeka wize neza. Patrick the Motivator.